Tugiye kubagezaho ibimenyetso byinshi bitandukanye ndetse bigera kuri 15 abantu benshi basuzugura bishobora kukumenyesha ko ushobora kuba urwaye cyangwa se ufite indwara ya kanseri. Hari ibimenyetso bisuzugurwa na benshi bishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite indwara ya kanseri, nyamara ubyitayeho byatuma wivuza ukanayisuzumisha, bityo amahirwe yo kuba wayikira akaba yakiyongera. Indwara ya kanseri ni indwara ushobora kurwara, urugero igafata nko ku gice runaka cy'umubiri, ariko watinda kuyisuzumisha uko igenda yiyongera ikava muri cya gice yari yarafashe igatangira gutembera umubiri wose. Iyo yatangiye gutembera umubiri wose nta mahirwe yo kuyikira aba ahari, biba bigoye pe. Ariko iyo uyifatiranye ikiri hahandi yafashe mbere, amahirwe yo kwiyongera cyangwa se yo gukira aba ari menshi. Niyo mpamvu hano tugiye kubabwira ku bimenyetso mpuruza cyangwa se ibimenyetso bishobora kuba kukwarerita ko ufite indwara ya kanseri. Indwara ya kanseri ni imwe mu ndwara zihitana abantu benshi, gusa kuyivuza kare nk'uko nabibabwiye bitanga amahirwe menshi yo kuba wayikira. Ariko kandi ikibabaje ni uko abantu benshi bafata umwanzuro wo kuyipimisha yaramaze kubarenga no gufata mu bindi bice, yaratangiye kugenda itembera mu bice bitandukanye by'umubiri. Niyo mpamvu twebwe rwose twahisemo kubabwira ku bimenyetso nibura 15 bya kanseri byabakangura, bigatuma mukeka ko mufite cyangwa se mushobora kuba mufite iyi ndwara ya kanseri, bityo ugafata umwanzuro wihuse wo kuyisuzumisha hakiri kare, bityo n'amahirwe yo kuyikira akaba menshi. Hari ibimenyetso bigera kuri 15 bya kanseri bititabwaho cyangwa se bigasuzugurwa n'abantu benshi, nyamara ari ibimenyetso mpuruza z'uko ushobora kuba ufite ino ndwara ya kanseri. Icya mbere, ushobora kugira impinduka zidasanzwe ku mubiri cyangwa se ku ruhu rwawe. Kubona impinduka zidasanzwe zigaragara ku ruhu rwawe, haba mu kuba rwazana ibibyimba, utubyimba dutandukanye, guhindura ibara se, ndetse n'ibindi wabona ukabona bitari bisanzwe ku mubiri wawe, ku ruhu rwawe, ukwiye kwibaza uti ese ibi byatewe n'iki? Mbese ukibaza icyatumye bigenda gutyo. Kubera imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ikirere cyagiye gihungabanywa n'imyuka itandukanye yanduye, bishoboka ko kanseri y'uruhu ishobora kwibasira abantu benshi, bityo ni byiza gusobanuza muganga buri mpinduka zidasanzwe ubonye ku ruhu rwawe. Icya kabiri, kugira inkorora idakira. Niba utanywa itabi ukaba uhorana inkorora, birashoboka cyane ko waba ufite kanseri y'ibihaha. Hanyuma iyo hajemo gukorora amaraso, ibyo byo biba ari ibindi bindi. Mu gihe ufite iyi nkorora ni byiza kujya kwa muganga bakareba impamvu nyamukuru uhorana inkorora idakira. Inkorora ushobora kuyirwara ari inkorora isanzwe se, cyangwa se ukayirwara ari indwara y'igituntu. Ariko iyo ibyo bitarimo kandi ukabona indwara inkorora idakira, ukwiye kwisuzumisha ukareba ko udashobora kuba urwaye nka kanseri y'ibihaha. Tubibutse ko ushobora kureba kuri iyi YouTube channel ugakanda handitse subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bikugeraho mu ba mbere, kuko ahangaha niho tuzajya duhugurana, tugirana inama ku byaduteza imbere, kubungabunga ubuzima bwacu bwa buri munsi, ndetse n'ibindi bitandukanye tuzajya tubona ko ari ingenzi. Kandi namwe mushobora kutwandikira ku nomero zacu muri komenti se mukatubwira topic mwifuza ko twazaganiraho ku gihe gikurikira. Dukomeze tubabwire ibimenyetso mpuruza bishobora kukugaragariza cyangwa se kukubwira ko ushobora kuba ufite indwara ya kanseri. Cya gatatu, nko ku bagore cyane cyane bashobora kugira impinduka ku mabere. Si buri gihe ko impinduka ku mabere byagaragaza kanseri, ariko burya kuba mu mabere wumvamo akantu kabyimbyemo imbere kameze nk'ibuye, ukwiye kubitekerezaho no kwisuzumisha ku muganga we wabizobereye.
Kanseri y'amabere itangira ari akantu k'akabyimba kagenda gakura, bityo kwisuzumisha mu gihe wumvishe hari impinduka zidasanzwe nta kintu waba uhombye, ni ukuri. Ikindi kimenyetso ni uko hari ababyimba mu nda. Kubyimba mu nda, mu gihe wumva ubyimba mu nda kenshi hanyuma bikajyanirana no kuba utakaza ibiro mu buryo budasobanutse, ukwiye kwibaza impamvu yaba ibitera. Ahanini iki gishobora kuba ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ufite kanseri y'imirerantanga. Ni byiza rero ko wakwisuzumisha. Hari n'izindi kanseri zifata zimwe mu nyama zo mu nda. Ushobora kurwara kanseri y'impyiko, ushobora kurwara kanseri y'umwijima. Abantu benshi bakunze no kubabara mu nda, bakajya bisuzumisha, ukabona arafata utunini turi aho, ukabona ntibikira, ejo akongera agasubira kwivuza agafata utunini. Ariko burya biba byiza no kuba wagerageza guca mu cyuma ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze, kuko nk'izo kanseri z'inyama zo mu nda zo ziba ziri ku rundi rwego. Ni byiza rero kwisuzumisha kugira ngo mujye mumenya uko ubuzima bwanyu buhagaze. Icya gatanu twavuga ni nko kunyara ukababara, cyangwa wanyara inkari zikaza ari nke kandi zishongonoka. Ibibazo mu kunyara cyangwa se kwihagarika, nko kuba inkari zakwizana utabizi, kunyara inkari zikaza ari nkeya kandi nta mbaraga zifite. Kwihagarika kenshi, ibi bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri ya prostate. Ni byiza ko niba ufite ibi bibazo wagana umuganga akagusuzuma ukamenya mbese ikibitera icyo ari cyo. Ikindi kimenyetso ni ukuzana amatakara. Twavuga mu kinyarwanda ko ari ukubyimba lymph nodes. Kanseri zimwe na zimwe nka lymphoma na kanseri yo mu maraso. Kanseri yo mu maraso ariyo bita leukemia zishobora kugaragazwa n'iki kimenyetso. Ariko no mu gihe ufite infection mu mubiri ushobora kubyimba lymph nodes. Ariko mu gihe bihoraho ni byiza gutekereza kuri kanseri. Ikindi ni ukwituma amaraso. Kwituma amaraso bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara ya hemorrhoide, ariko ni n'ikimenyetso cya kanseri yo mu kibuno. Mu gihe ubona amaraso mu musarane wawe, ukwiye kwisuzumisha ukamenya impamvu yabyo. Ikindi, nko ku bagabo harimo kubyimba mu myanya yabo y'ibanga, nk'icyo bita amabya. Ku bagabo kubyimba amabya cyangwa kuzana akabyimba ku mabya bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite kanseri yayo cyangwa se kanseri y'amabya. Ni byiza ko buri mpinduka ubona kuri iki gice cy'umubiri wakwisuzumisha ukamenya impamvu yabyo. Nubwo bwose kubyimba amabya buri gihe bitagaragaza kanseri, ariko hari igihe bishobora guterwa na kanseri. Ibi ngibi tubibutse yuko ari ibimenyetso twabakusanyirije bishobora kukubera ibimenyetso mpuruza. Bishobora kuba atari kanseri ariko bikaba ibimenyetso mpuruza. Ibintu utashobora kujenjeka cyangwa se ngo ubyihererane, hato bitazagukurira kuba waba waratinze kwisuzumisha ukazasanga kanseri yarakurenze. Ugiye kubyisuzumisha ugasanga si kanseri, icyo gihe nta n'icyo ubuhomba, ariko uba ushize impungenge ukumva ko nta kibazo kindi kidasanzwe ufite. Ikimenyetso cya 9 ni uko hari impamvu nyinshi zishobora kugutera uburwayi, nko kugorwa no kumira. Hari impamvu nyinshi zishobora gutera kumira ukababara, ariko iyo bimaze igihe kinini umira ukababara bishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite kanseri yo mu muhogo. Ni byiza ko niba umaranye iki kibazo iminsi myinshi wakwisuzumisha. Icya 10, kuva amaraso mu gitsina kandi utari mu mihango. Ahangaha akenshi ni nko ku badamu cyangwa se igitsina gore muri rusange.
bagore burya kuva amaraso mu gitsina kandi utari mu mihango bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite kanseri. Bishobora kuba kanseri ya nyababyeyi, kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'izindi kanseri zibasira imyanya y'ibanga y'abagore. Mu gihe ufite iki kibazo ni byiza ko wakwisuzumisha bakareba impamvu irimo kubigutera, kuko birashoboka cyane ko yaba ari ikimenyetso cya kanseri cyangwa se waba ufite indwara ya kanseri. Noneho ikindi kimenyetso ni ukuzana ibisebe n'umwuka mubi mu kanwa, cyane cyane nko ku bantu banywa itabi. Kuzana ibisebe mu kanwa bikamara igihe kirekire bitarakira bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite kanseri yo mu kanwa. Mu gihe ufite iki kibazo ni byiza ko wakwisuzumisha bakareba impamvu ya nyayo itera ibyo byose, bityo ugahabwa ubuvuzi bukwiye hakiri kare. Tubibutse yuko ku bantu mutarakanda subscribe mushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana hamwe mu biganiro tugenda dushyiraho umunsi ku munsi, bityo tukagenda tugirana inama, twungurana ibitekerezo ndetse n'ubumenyi ku ndwara zitandukanye, ku bintu bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, iterambere, imyidagaduro, kandi ndizera ko bizagenda neza dufatanyije hamwe. Ushobora gusharinga kino kiganiro, ugakanda subscribe, ukabisangiza bagenzi bawe, ukabishyira mu magurupe atandukanye, abantu nabo bakagira amahirwe yo kumenya nk'ibi byose tugenda tuganira. Ikimenyetso cya 12 ni ugutakaza ibiro mu buryo budasobanutse. Burya gutakaza ibiro bigera ku biro gutakaza ibiro bigera ku biro 10. Gutakaza ibiro bigera mu biro 10 mu gihe gito nta mpamvu bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite indwara ya kanseri, cyane cyane nka kanseri yo mu muhogo, kanseri y'impindura, kanseri yo mu mara ndetse n'izindi kanseri. Uko byagenda kose, niba utahinduye imirire yawe cyangwa nta bintu bidasanzwe bituma utakaza ibiro, ukwiye gutekereza ku mpamvu utakaza ibiro mu buryo budasobanutse kandi mu gihe gito. Bagenzi banjye, gutakaza ibiro nabyo bishobora kuba mu bimenyetso mpuruza bishobora kukwereka ko ufite ikibazo, aho twabonye nka kanseri yo mu mara, kanseri y'impindura, kanseri yo mu muhogo. Izo kanseri zishobora kugutera iki kibazo cyo gutakaza ibiro mu buryo bwihuse kandi butanasobanutse. Ikindi kimenyetso ni ukugira umuriro. Ni ibisanzwe ko umuntu agira umuriro mu gihe arwaye, ariko nyuma y'igihe gito umaze gukira wa muriro uragenda. Mu gihe rero umuriro wawe udashyira cyangwa se udakira, bishobora kugaragaza ko ufite kanseri yo mu maraso. Ni byiza ko wisuzumisha hakarebwa impamvu yabyo. Cya 14, guhorana ikirungurira. Nko ku bantu barwaye igifu bashobora kugira ikirungurira ariko mu gihe kidakira na nyuma yo gufata imiti. Ni byiza ko wakwisuzumisha kuko ahanini ibi bishobora guterwa na kanseri y'igifu. Ku bantu barwaye igifu, guhorana ikirungurira ni ikimenyetso mpuruza gishobora kukugaragariza ko ushobora kuba urwaye kanseri. Ni byiza rero ko wakwisuzumisha ukareba ko nta kibazo gifite kandi se nta kindi kibyihishe inyuma. Ikindi kimenyetso ni uguhorana umunaniro. Guhorana umunaniro nabyo bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri yo mu maraso, ariko hari n'izindi kanseri zishobora gutuma amaraso aba make, nabyo bikaba byagutera umunaniro. Aha twavuga nka kanseri yo mu gifu, kanseri yo mu mara n'izindi kanseri. Inshuti bavandimwe rero, nk'uko tubonye bino bimenyetso mpuruza bigera kuri 15 bishobora kukugaragariza ko urwaye kanseri, ni byiza rwose ko twajya twisuzumisha hakiri kare kugira ngo
tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze, tumenye uko twirinda, kuko kanseri iri mu ndwara nyinshi ndetse za mbere zikomeye zica abantu benshi mu gihe gitoya, kandi ugasanga hariho amahirwe yo kuzirinda hakiri kare, na cyane ko niyo wagize umwaka wo kuyandura, ukiyandura itaratangira gutembera nk'uko nabibabwiye tugitangira, haba hakiri amahirwe menshi yo kwikira, na cyane ko hari imiti, hari ubuvuzi buteye imbere mu Rwanda ho bashobora kuyishiririza itarakurenga. Murakoze cyane kuri iki kiganiro, ariko reka mbibuze yuko mushobora gukanda subscribe mukajya musharinga, bityo rero ubu butumwa bukagera kure, bukagera ku bantu benshi bose bakirinda, kugira ngo twese tujye duhuriza hamwe kuganira no gutanga umusanzu kuri sosiyete yacu, kugira ngo tujye duhorana ubuzima bwiza. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira, cyangwa se ukandika muri comment. Ni ukuri tuzajya tugerageza uko dushoboye kugira ngo nibura tujye tuganira ku ndwara n'ibindi bintu bitandukanye bishobora kuduteza imbere no guteza imbere ubuzima bwacu bwa buri munsi. Turabashimiye, mukande subscribe mubisangize na bagenzi banyu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.